utegereje kandi njye uza mu gikoni harangajya kwereka umunyu none se mabuja kumutanyanya byose biri nakweretse igikoni narakiguhariye nakubwiye yuko utagomba gukandagira hano muri salo je nakubwiye ngo iki none ubu ni kucyabanya cyane mutagira discipline nakubwiye ko utagomba kugira ute hagara hano nakubwiye ko utagomba kugira ute kandi niba ari cyo cyakugenzaga Silver Prince wakira mu mugore wahinduwe niki mbabarira nawe nunzamura isukari nutumi isukari nzamuka cyakora sinareka kugenda ntakubwiye yuko igi ryahanye inyoni mbaye nkinjira mu nzu nsanga ari gutongana nakomanze kuri gate mbura umuntu nkingurira ndasunika ngize amahirwe nsanga ntibafunze noneho ubwo ndinjira maze kwinjira nsanga sheri wawe ari gutongana n'umukozi batongana se kinyarwanda so batangiye gutongana nyuma y'iminsi ibiri nkuzanye kubizi ko twareramwe ko nta kubeshya ubwo ndakomanze Numva biryoshye se bana batumva bimeze neza nta kintu kizaho gusangira n'ababyeyi kubera hamwe n'ababyeyi ariko se mata umunyu mwatetse ni bwoko ki umunyu mwatetse ni bwoko ki ni mwinshi se cyane mukeya numva ahubwo wajya mwasezemo umufuka wose sinarubwo mwakihangana basi inonganya tuzireke tubanze turye basi ikibazo si inonga reba tuzi ibiryo byandagaye ku meza amasore n'amasano yashyize ku byusigo utugaburira mu mabati ajyanye wacurishije sizehe uko twazaga tukasanga bife ubu ibirayi nahashye n'inyama nibyo wasimbuje ibijumba n'umuceri nabyo birimo umunyu mwinshi mwari ibyo tukabibyo nagateguriye njye ntabwo ndi kubirya ariko ubundi maze wabaye iki wabishyize simwababariye nkirira uyu munyu wose urimo hano ari wowe wawe ariko wajya wubaha mwebwe se ko mutarya muraburika izo ntonganya tuzazikira namwe ni murere wibwira abana nabi kubagira hano nagahenge umuntu arabona umuntu ntiyanarize ngo ibiryo bimanuka rero ubishoboye ngaho biki maze niba ibyo abantu ushaka nabyo bijya abana banjye kabiri kandi bagaburira ibintu nk'ibi ubu none ntabwo ari bwarakoze urwazanye ariko reka mubaze reba nk'isahani batugaburira reba utugabura kwibati reba nani amasahani nagaruriye mukozi wazanye ngo wabikoze uriya mukozi namweretse namweretse ahantu hose amasahani abari no mu kabari kuba niriwe mu kazi nkabanje kugaburira ibi byose Aline nazo Yohana niwe wafashe amasahani niwe nose niwe wamuzanye ngo ajye akora ibyo nakora bitare amakuru bino ni icyo ibi byose ariko kunanga kuvuga ibi ni icyo ibirayi nahashye n'inyama nahashye nibyo byasimbuye ibi ngibi ariko nari nabitetse byose birihe mabuja yabiriye avuga ngo mbekera itonde ariko none ibibera hangahandi noneho n'ibiryo ninjye wabiriye ninjye wabiriye wacecetse agasubiza ibirayi n'inyama nahashye ngo muteke bihe bose natetse ifiriti n'inyama mabuja arazirya arangije arambwira ngo ni inteke ibijumba n'amashu ngo nibyo naza kugushyira hano ku meza abiranje aranakubwira ngo bigabure ku mabati amasahane yayanyimye ariko amasahane ntabwo nakweretse ahantu mu kabati kandi n'ibisorore ahantu ari wahafungira mu ifunguro urabitwara ariko mada nta kibazo ufite ubundi nta kibazo ufite njyewe uyu no mukobwa se ahubwo nahuriye he nawe
kuva bwacya kari bwo nsohotse nawe nsubiza ibyo namaha ni iki cyaguteye reka nshime kuko utamenye funguro ngiye gufata aho mwana wa aho neza makuru y'imisi makuru ni meza nubwo baraho mbara sha ngenda aho urabizi nibereye muri bwa buzima bwo kuba jyenyine nta kana afite mu rugo ndibana mbese agahinda karanyishe nubona kanya uzaza unsure mwese nta muntu muri kumwe mu rugo oya sha ntawe uhari mwese n'umugabo wawe ntabwo arataha ubizi ko yagiye muri misiyo yagiye muri misiyo amazeyo igihe kinini ntabwo ndamenya igihe bazazira niyo mpamvu nakubwiraga ngo nubona akanya uzigore uzunsure niyo mpamvu nyine nanjye najyaga mbona utakiza mu rugo nkibaza nyine ukuntu byagenze erega mwana wanjye akazi kambanye kenshi kubera nyine no kuba mu rugo wenyine urumva birumvikana imirimo yo mu rugo kuyikora wenyine ariko ubundi mada nta kibazo ufite sinarubwo mwari kumuroza urumva uyu mwanya ari umwanya mwiza wo guseka mbese mwari ubona ibi ntabwo ari ibiryo ntabwo ibi ngibi ari ibiryo ngaho ni mu biki niba waraze kuza ngo buri ibyo byose ngaho biki se waje ukicara ukanywa reka bibyirire aho fata akoreshwa hano va hano se bitubitera ushaka kwicaza ubwo butafari bareba hano ntabwo nakubujije kujya umvuga ntabwo nakubujije ntabwo nakubwiye yuko uno mwawe nzawuca ngapfa bayo hano hagarara bifata ubiri ntabwo nakubujije ubu se ko bivuze noneho wungutse iki none se mabuja si wari wambwiye ngo ushaka ko barya ibijumba bifiri turayirya wenyine ngabifate noneho biri ntabwo agiye akira asama birye asama asubire si cyo washakaga ntabwo ari cyo washakaga birye bimare kamare no birye fata asama bifata ubirye noneho wishimye buretse ngo nturi burare hano nturi buharare ucaha utagira uwo utuma ni ikibazo kandi nawe wumva ariko nyine nanjye nzigora nshaka umwanya nubwo nyine mba ndi mu bihe by'amasomo nzigora nshaka umwanya nze kukureba nta kibazo sha uzaba ukoze uzagerageze uze unsure wansura rimwe byibuze wanamara n'irungu suragira ngo umubyeyi wo kwibana mu rugo wenyine ni ibintu biba byoroshye ntabwo biba byoroshye nyine ntabwo biba byoroshye pe uzigore nzigora nta kibazo ariko nyine nawe igihe tutarabona umwanya nawe wazaza kuturebaho gatoya umwanya we ntawe nabona yego se ntawe nabona uko niko kuri ntaribe nyine ndagera mu rugo mbabwire ko ukuntu nakubonye nyine mbabwire ko no mu rugo nta muntu muri kumwe kugira bazampe umwanya nze kukureba wibuke unsuhurize mama wawe yego nugera mu rugo unsuhurize na papa wawe dore nimba hari abantu twabanye neza ni iwanyu ahubwo nanjye najyaga mbona utakiza mu rugo nkajya ngira ngo hari ikibazo iwanyu twabanye neza mu buryo bushoboka burya niyo mpamvu mvuga ntibyibuze mbonye n'umwana w'iwanyu biryo bimara nose mama ko bimennye ibyo twari kujya gutuye turarya iki jya karya umuswa wakumva neza wa ko kireba mu biryo cyangwa mu bireke ntabwo ari ino njegera isiko yagiye kuzana akayishyira hano ntabwo ariyo mu biryo cyangwa mu bireke ntabwo ibyo bindeba hasoni ubundi ubwo waratubyaye nyenyenyenyenyenyenyenye narabaneye ese gati mama wanyu ni kuri yasanzwe maze biribonye n'ibike atarakurishe umwanda wo muri tuwarete ngo urebe wiki ego mana ni mva mama ni kuri yateri ko tumutunze ubuse hano yayihanganye biki noneho ndumva mubaye mu kuzimu pe ubu se ubu buzima mububamo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere none se nyine umuntu arihanga none se ubwo papa wanyu arabizi ko numvisha wagira nta makuru abifiteho nawe nyine ariko uko abiri arimo aragenda agerageza kubimenyaho akura amakuru ngo amenye neza yewe mama ntabwo ari umuntu mwiza pe ntabwo bizoroha pe ariko nta kundi ni ukwihangana gusa ariko umuntu yagashatse uburyo ki na papa wanyu abimenya nyine iri ni ihohoterwa turagerageza ngo tubimubwire ariko nyine mama byitambikamo kugira ngo atabimenya
aba ari kubyitambikamo cyane noneho dutera ubwoba wumva aramutse yabimenye ngo wenda ngo yatwica ngo mana yanjye mva muhumure njye ndi hano kubafasha. nari nibagiwe kugusiga muri salo haguruka igirayo hariya hasi aho hasi giravuga we wicara mu nzu wicara ku ntebe nkana wicara ku ntebe nkana ufite n'uburenganzira bwo kuganira n'umwana wanjye ese ntabwo ushaka ko n'akabana banjye wari udusiganye nyenyenyenye nari kubwiye ngo kura hano bino bintu ku meza urumva mwajya kubirira hanze mwabirira mu gishanga mwabirira muri kaburimbo ibyo ntabwo bindeba uri kumva hita ukora isuku hano iminota ibiri gira vuba hita ugereza n'umwe gira vuba sohoka nyura hano ihute wakishingwa wihute kamamagare Damien numve ala asesho mbere yuko wanze ibiryo uje guhagarara ahangaha kandi najya muri kisemada kuko ntabwo biba bikwiye nise wanze ibiryo urasohotse uje guhagarara hano ubuse niwo mwanzuro mwiza ubonye uhisemo ese ko kuri biriya biryo byateguwe n'umukozi yego yego nta bindi biryo yageze ategura ntabyo naho se ziriya nyama nsanze waririye mu mashuka zatakayeho iriya firiti biriya watsimbye munsi y'igitanda birarya nde urumva nzajya amaha ukangaburira ese biriya ni ibiki nsanze muri iriya safuriya by'imikara nazo ubwoko bwabyo ntabwo mbizi ubwo uriya mukozi mubaza impamvu asigaye abika ibintu mu cyumba ukuntu ukambwira ngo mbaze umukozi niba wagiye gushyira inyama mu ntuza mu buriri bwanjye ese nyine nabibwirwa n'iyi nyine byashyizwemo nane niba wagiye gushyira genda nakurambiwe aho bigeze ndabirambiwe ibingibi ariko mada niba kubaka bikunaniye wasubiyeho ako binanije iki ubu wamubona mutari kuntera isesebe ngaho ninde unyuze aha mbabara ntugakabwe ndekura agera ahantu hagaragara njyewe mba ndimo kukubwira urumva ujya njyewe mba ndi kukubwira ibintu uko byagenze nimba usigaye utanyizera umukozi wazanye ahangaha asigaye andusha agaciro mu rugo nakubajije ngo niwe wafashe inyama zijyana ku musego w'uburiri niwe nyine none ninde nose ni njye yabonye ufunguzo rw'icyumba cyanjye gute mbabarira n'amazi ndekura ujye usobanura ibintu byose neza none se ubundi niba ufite ikibazo we wajya ugenda ukazitekera ukazirya ndashaka none se ubundi niba nazishakaga noneho nazishakaga nisi umbwira ko azishaka subeshyira umukozi n'abana ngo bubirize byibuze iyo ngiye ubireka ukabiha n'abana bakiga ntabwo se biranaga ari ibiryo biranaga ari ibiryo biri hariya njye se ntabwo ndi kubirya nose ubaha n'abana bakajya ukora mwese mba nabaha njye se ntabwo ndi kubirya ariko ubundi mada wigize kuva twava ku buyobozi wigize umuntu udashaka kuvuga nuko amakosa yari menshi budashaka ayahe amakosa yamaze kuba menshi ayahese kuki utagishaka kuvuga se uratangiye kandi uratangiye nanjye iki ako abagabo ndabakunda pe ubaka akanya kari akaciyemo usigaye wirirwa umwangisha ngo kuva twava ku buyobozi ntabwo urongera gutuza ngo wumve ko ukwiye guhana reba ejo bundi baje kukureba goreti ariko waramushushibikanye uramukunda simba bari utagarura biriya bya goreti muba mubana ko kaze firiya ukaduta ntabwo uzi uko njye n'abana babayeho cyaba njye se nkora akazi kimwe nkake uko ashinzwe umutekano w'igihugu njye nkora akazi k'umutekano w'igihugu hanyuma yibutse kuza mu rugo rwacu ariko byarahuriranye yari afite misiyo mubwire madame uwo ntazi senzi nyina turetse kuba nazi impamvu wahisha amasane cyangwa ibisorori nanataye ukuntu watetse ibintu nazi ubwoko bwabyo ukabitekesha umukozi ninde wabihaye umukozi se niwe wabitetse mba mubwire madame none se ubundi yateka neza ntabwo twari kubirya none se kwa mwatsi ibyo yatetse ukongera ukamutekesha ibindi nkabona n'ibintu by'imikara ajyaho ni imiti y'inzoka ajya ni imiravumba none se ntabwo twavuye kuri polisi nkubwira ko ndwaye ubundi none se iriya ni imiti yawe nyine kuva ryari se ndavurwa na dodo mada urangiye n'umuti n'inywera ndwaye viberoyeneri seseme ase ubundi wagiye mani kandi reka nkubwire njyewe shaho nzagukoraho uzankoraho iki umugore uba udashaka kumva gusa nyenyenyesha akamamagare baze bakemura ibibazo kanze mamagare mawe uko aza bikemura uko ushaka uhamagare no mu ijuru ariko wagiye uvuga gake mada mwese uje kuvoma nari nje kuvoma mwese urufunguzo ruri
ariko uzi ko nibutse ko mabuja yarutwaye. Nese mabuja aba yarutwaye ari yarujyanye he mu n'amazi muri gukoresha. Mabuja nyine aba yarutwaye yagiye kugenda ararujyana ngo tutakoresha amazi menshi. Nese akazi uri kubona kari kugenda gute? Akazi kari kugenda neza nta kibazo. Byateye n'iki se kujya muri iriya minsi muteka ibiryo bimeze kuri bose biriya biryo ntabwo ari njye wabitetse. Ninde se wabitetse kandi waremera ko ariwe wabitetse? Nyine ni ukubera ko mabuja yari yaneye ubwoba akambwira ngo nimbivuga araza kunyica, ariko njyewe ibyo nari natetse yarabibitse biriya asubira inyuma ajya kubyitekera. Uriya niwe wabitetse? Yari yanumye no ku muhanda sinari mpari, niwe wabyitekeye nasanze byahiye yamaze no gutegura. Nese iyo nahaye akazi ugakora gute mukorana mute? Turakorana nyine tugakorana kuko nyine ntabwo biba byoroshye. Abana banjye se bari hariya hepfo cyangwa n'abana bahari? Aya abana barahari, bari mu cyumba, bari bari kumwe na mwarimu wabo kubigisha kote, bari mu gusubira mu masomo. Bari gusubira mu masomo? Ngaho ugenda umwaka urufunguzo ari hariya hirya uzuvome nyine amazi nta kibazo. Kanjye kumwaka urufunguzo. Umwaka dore ari hano inyuma uzuvoma amazi kandi ujye ukora akazi kawe uko bikwiye gukora. Sawa. Amasomo ari kugenda mwarimu ari kugufasha neza? Nta kibazo amasomo aragenda. Dore wasigaye inyuma niyo mpamvu nabazanye umwarimu wa coaching kugira ngo uhugure ukuru uzajyana n'abandi. Biri kujya nta kibazo? Nta kibazo rwose. Ibyo kurya mwabibonye se none? Twabibonye none warebye none neza urimo baragenda neza. Ibintu none ni amahoro? Ni amahoro. Oya ntabwo nzigera mbatera muri abana banjye ngomba kubita ku buryo bwose bushoboka. Hehe n'imvune. Umukozi se ari kubahitaho noneho? Wa mukozi agira umutima mwiza pe. Ni umuntu mwiza, njye nabonye ari umuntu mwiza nyine sibye ko nyine mama urebye we. Oya mama mujye mwora mujye abantu umubyeyi wanyu biriya bizashira nta kibazo kiba. Ni umuntu mwiza ariko mumufata nabi cyane. Oya nyine bibaho hari igihe umubyeyi aba afitemo abagize ikibazo ariko urumva bikagira ute bikagenda neza bigakemuka. Mujye mubabarira nawe siwe kuba yarabaye umubyeyi mubi kuri mwebwe nta kibazo kiba kirimo sibyo. Rero Patrick muhungu wanjye ujye ukomera sibyo, wiga ukurikire mwarimu uko bikwiye urumva, noneho ibintu byose bigira ute bigende neza. Mugende mukomeze mukurikire mwarimu wanyu wa coaching, gende ukurikire mwarimu wa coaching sibyo. Akora neza ko utazongera kugenda. Oya ndahari kandi ndahari ngo mbiteho sibyo. Gende ukurikire mwarimu wa coaching sibyo. Patrick ngwino hano. Rero Patrick wari kukumba mbona utuje byagenze bituhagiye uvuga. Wagiye uvuga ukamera neza. Yemeze neza. Ujye umenya uko uri umusare ikibazo kandi ugifite. Nta kibazo mfite ntacyo. Ntacyo. Ibi byose uri kubona noneho byiza bimeze neza. Ubona ibiryo byiza ko mama nabwo cyane. Agutunganya se ryari mu gihe ujye wihangana ducya kubwira bizashira sibyo. Bizashira nanjye ndahari nzajya mbita uko nshoboye kose kandi uriya mukozi azajya bitabaho buri kimwe cyose sibyo. Aho genda ku cyumwarimu wa coaching nawe ariko nuramuka utsinzwe nanjye nzagukubita nzumva ko rero waragize ute warananira nanjye ngiye kuba nicara muri salo mukurikirana ibintu byose sibyo. Mwese amasaha n'abakoropera kwari niyo masaha bakoropera amasaha ko nuko nabonaga handuye. Nabonaga handuye. Wabonaga handuye no koropera amasaha. Ese wajye ugerageza ugakoropa kare kugira ngo bigende neza. Nari nakoropye mu gitondo ariko twageze abashyitsi b'abana nyine barahakinira barahanduza niyo mpamvu nari gusa indi mirimo y'utunganya asanga ko utangiye kugoroba. Ni mu kanya ni vuba ni hano muri salo gusa banduje. Akomeza ukoropa niba ari ko bimeze ariko wabipanze. Utita asenya kuza ntabwo uri kumwumva. Ntabwo rero dushaka ari kumpamagara. Karame. Dore sukura nahangaha dore ntabwo hanogesha. Cyangwa urahasubira? Ndasubira inyuma. Ndasubira inyuma?
dore hera ahangaha kugira asari igihe umuntu aba yaguhamagara no kuvuga ko utumva amatwi yawe yarapfuye ku buryo utumva ko ndi kuguhamagara nkabona nakumva wowe impamvu uba wanyihora utarimo kunyitaba ni uko usigaye ugirana ibiganiro n'umukozi wamamagaye se wamamagaye mbwira uburyo usigaye ugirana ibiganiro n'umukozi wamamagaye nyine wicaye muri salo nsanzirega muri kuganira mwateye ibiganiro ntabwo mutagize hanyuma gutakoropa wicaye muri salo ese kwicara muri salo si yanjye madamu hanyuma nyine bari gukoropa kuki utaje se umutsange mu cyumba ubwo uricaye muri mu rundi kumva ntazi iyo biva neza urashaka ngo nze nicaye mu cyumba dutongane se dupfa abantu noneho wahisemo kunyihorera mwese mu gihe udashaka ko mu gihe udashaka ko mu gihe udashaka ko umuntu ahisemo komeza noneho niba usigaye umundutisha ubwo ngubwo mufite n'ibindi bintu mukora uri kumva niyo mpamvu wamuzanye ngo abicareke yanjye rero madigi uba wahereye ubundi wazibye nzibe nawe ziba